n'Imana idakangwa n'uko bimeze, n'Imana idakangwa n'imisozi, n'Imana idakangwa n'ibibaya igakora ngo Yosefu akigenda n'Imana idakangwa n'ibyo bakuvuza bitewe. Iyi ni Ijuru TV, umuyoboro w'ibyiza. n'Imana idakangwa n'uko bimeze, n'Imana idakangwa n'imisozi, n'Imana idakangwa n'ibibaya igakora ngo Yosefu akigenda n'Imana idakangwa n'ibyo bakuvuza bitewe n'icyo yavuze iragize. Yosefu yigarukaho ahuye n'Imana. Amen. Reka tuyivuge urufuzi ruzarige tutabona tuyivugisha. Uri kuje na wihangana. Abanyeshuri bize mbere bagiye kwiga ibya kabiri, abakuvuza ya mbere birabagiye kukuvuga ya kabiri. Imana ihinduye uburyo bw'ubuzima bwawe, hari ibintu Imana ihinduye muri iki gihe. Vuga ngo Imana iciye undi muvugo, Imana iciye undi muvugo ku bantu bakinnye igisoro. Hari umwanya witwa Nteba. Nteba ni ahantu wizigamira inka zizakurengera ugiye gutsinda, wizigamira inka zizagutabara ubona mugenzi wawe agiye kukumaraho inka, ariko izi buryo uzikoramo ari uko bikomeye, ukazikoramo zikakuzura. Hari amavuta Yesu yasigaje mu buzima bwawe igihe wamwakiraga nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, igihe wamwemereraga ngo se akohereza umwuka wera. Nubwo umaze iminsi uri mu gahe katoroshye, nubwo wari waranambutse, hari imbaraga z'Imana imanuye, hari amavuta Imana imanuye ashingiye ku kumwemera, ashingiye ku kumwizera, ashingiye mu kuri kwa Yesu kukurimo, ashingiye ku cy'Imana kubagera. Abakuvuza ya mbere bavuga ya kabiri. Abavuze Mariya ko yatwaye ikigenda ni nabo bavuze ngo ni nyina wa Yesu. Abavuze Mariya ko umusore amubenze nibo bamubonye mutambagiza ku ifarashi. Haleluya. Ari kugendana n'ingu, ariko Mariya yicaye ku ifarashi. Hari abantu bagiye kurekura amamodoka yabo, nari mpanuye, bamaze igihe bayagenderamo, bakakubona ugenda n'amaguru, bakavuga amagambo atandukanye, ariko Imana igiye guca inzira nawe ubone ko ntazi. Imana igiye guca inzira nawe wuzure umwuka we, bari igihe baguhanuriye. Umwanya w'ajyana batanze ngo wese yegereye. Yesu wavutse yatanze amahirwe kuri buri wese. Vuga ngo ngiye kwerekwa. Niba ubyize wongera wature ngo ngiye kwerekwa. Niba wumva bikuri wongera wature ngo ngiye kwerekwa. Vuga ngo kandi ndahanura. Bitinde bitebuke ndahanura. Nubwo hari Imana iri gukora ahantu, nubwo kuzuzwa n'Imana. Iyo rusake igiye kubika, ayiwe yamaza. Rusake ntigiye kubika, irisakuriza abantu. Hari abigeze kwihangana barayibaza, ati mbere rusake ko wari utuzinga ukoma mababa yawe ugasakuza ukabika ubiterwa n'iki? Habwa ati mwegerane mwese abafite icyo kibazo mbasubize, muzi impamvu mbikora, nkabika mbanje gukubita amababa nuko mba mbyiyumvamo. Amen. Ibintu urabanza ukabyiyumvamo. Amen. Ibyo Museveni yaguteramo byarangira, ariko iyo wemereye Yesu ukabanza ukabikurura, ukabizana ukabigira ibyawe, wasoma ijambo ukarinyunguta mu mwuka, ukarikurura ukarizana mu buzima ubamo, warangiza ukarishyira mu mwuka. Imana ikorana nawe iby'agaciro. Uyu mugabo witwa Yesu, Yosefu akivugana na marayika w'Imana, yemera kugendana na Mariya, yemera kubana na Mariya akaramata, yemera kubana na Mariya udatana. Ngo igihe cyo kuvuka kigeze bari mu rugendo, indi iramufata. Vuga ngo iramufata. Ariko aha turi kumwe, indi kiramute? Ubundi udasubiza umwigisha ufite mu tudayimoni twitwa igisuzuguro. Biragusaba kwikuramo kode, tugendane mu izina rya Yesu. Ibya Yesu ni ku murongo. Gumamo neza rero. Gumamo neza akora ibitangaza. Gumamo neza akora ugushaka kw'Imana muri wowe. Haleluya. Haleluya. Ngo baye bagende
nimufata bavuye mu mayetaje, bariya bagenda nimufata bavuye mu makadasiteri, bariya bagenda nimufata bageze ku iriba. Haleluya. Aho abashumba bari bagandagaje bashoye amatungo yabo, ngo ariko hari n'akarugu. Muri ako karugu Yesu Kristo udakorwa n'isoni yemeye kukavukiramo kugira ngo abaciye bugufi bataziyumva nk'aho atari umwami wabo, bataziyumva nk'aho atari umucunguzi wabo. Yemera guca bugufi ari umwami. Ariko bitangaza naho yavukiye mu kavure ntibyabujije inyenyeri kwaka, naho yavukiye mu kirugu ntibyabujije inyenyeri y'ubwami kwaka. Inyenyeri yawe izaka, byatinda byatebuka, babyemera batabyemera, izaka bidatewe n'aho utuye, izaka bidatewe n'aho ukomoka, izaka kubera Imana hari icyo yakuvuzeho bataravuga, izaka kuko Imana igufiteho umugambi. Inyenyeri abanyabwenge barabimenya. Inyenyeri yawe niyaka ikizakubwira uzahura n'abanyabwenge, kandi aba banyabwenge muhuye nabo ntabwo baje gukora, ntabwo bazaza nk'uko umuntu wese aza, ntabwo bazaza nk'abayede, ntabwo bazaza nk'abaje kugufurira, ntabwo bazaza uko bisanzwe. Bazazana itangazo rikwimura, bazazana itangazo rikukura mu gahinda, rikwimike mu mudendezo, bazazana itangazo ry'ubwami, ubwami bwa Yesu, ubwami bw'Imana buzana na zahabu. Abazabona inyenyeri ni abafite zahabu zabo, abazabona inyenyeri ni abafite icombe, abazabona inyenyeri ni abitwaje ishanga irihumura neza. Igihe cyo kuba ahantu hadahumura kirarangiye, harageze ngo Yesu yatse inyenyeri yawe, kuko yemeye kuvuka ngo njye nawe tuzavuke. Haleluya. Ugiye kongera kuvuka mu muhamagaro, ugiye kuvuka Imana iguhuze n'abantu b'Imana. Amen. Ariko nitonde, kuko Umunyarwanda bavuze mu bwiza bw'umukobwa bwamwinjiza ubwami, ariko ubwenge bwe nibwo bugena igihe azahabona. Imana ikumere n'ubwenge. Haleluya. Icyo nkundira Yesu rero, abantu yavukiye abahereza n'ubwenge bwo kwitwara ku bantu, bakitwara neza. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo yavutse gusa, yavukanye n'ubundi bushobozi, yavukanye n'ubundi bubasha. Haleluya. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Uwavuka ntabwo yavutse gusa, Yohana yamuvuzeho arandika ibyo yavugaga, arababwira ngo ntimutinye. Haleluya. Ntimuhagarike imitima yawe. Twageze muri Yohana 14 ngo ntimuhagarike imitima yawe. Nubwo mushonje ntimuhagarike imitima, nubwo mubona imbere hatagaragara ntimuhagarike imitima, nubwo mubona ibiciro ku isoko byahenze ntimuhagarike imitima, nubwo mubona ubushomeri bwanze ntimuhagarike iki, nubwo buruse zitari kuboneka ntimuhagarike iki. Reka mbabwira umwana yarutse ku murongo umwe, naramusengeraga yenda gukora siniyasiri. Ni umwana tutari twizeye ko azabona namujyana muri Nairobi 12 ntabwo yari wa mwana uzana amanota y'igitangaza asekeje. Turasengeye na madame turavuga ngo Mana, reka tuzabone Thierry umuhaye amanota atungura abantu, reka tuzabone Thierry umujyanye ku kigo ashaka, reka tuzabone Thierry mu bwenge wamuremanye. Twambuye abadayimoni mu bwenge bwe banyoye, twambuye abasimu ibirangaza. Uyu mwana wacu nagira amanota meza. Uyu mwana yaratsinze bamujyana i Nyanza mu kigo kirimo abana, ni PRC yo muri kariya gace, ni ikigo kirimo abana ba mbere muri IT. Ubu ari kwiba ukuntu hazajya habaho ibintu bijyanye na IT, mu bintu bijyanye na mebure. Haleluya. Agiye kuza akora amadizayini ya mebure mpuzamahanga. Ejo bundi yazanye amanota mu bana barenga 200, aza uwa kabiri. Uyu mugabo witwa Yesu wamwemerera ukamugirira icyizere, ukamuzana mu bintu byawe, ukamubwira ati ngwino, ajyaza. Umva impamvu uyu mwana Imana yemeye ko dusenga, twasenga ikatwumva. Nuko yavuze mu inzozi zanjye nuko uzakubita ingoma mu rusengero. Mumbarize ngo ufite izihe nzozi kugira ngo tubwire Imana igira ibintu ikora ku buzima bwawe. Najyaga mbaza ariko Thierry Mana urumva uzakora? Ati njyewe nzakubita drum. Drum ni ibiki? Ati za drum zo mu rusengero. Se drum ni piano, ati ni drum pastor. Drum zimbana drum. Vuga amahirwe nyine umufasha n'icyo amaze aterega n'izangoma bakubita ziba zitandukanye. Ni ndaje nzimwe. Ubu mfite ready yo kugura ingoma, Thierry akazaza gusengera hano zahageze mu izina rya Yesu. Mana ni gutera iteka uzafasha tuzigure dore nizo tubura hano. Amen.
mwese wazacuranze piyano niyo nabonaga ngiye gukoza imitwe y'intoki ati nzacuranga durumu. Amen. Ati umunsi wagize durumu nzaruhukira i Kigali. Ubu ndimo ndashaka uburyo nabona durumu nzaruhukira i Kigali. Hari impano z'abana b'Imana ziziritse ko aribyo tutarabona, ariko mbonye Imana iciye inzira tugiye kucyakira mu izina rya Yesu. Hari ibintu abana bawe bajya bagusaba ukabibura, tubwire Yesu. Yesu arabishobora. Amen. Twese tuvuge ngo amen. Haleluya. Yesu nawe yari azi igikwiriye abana be, yabonaga bahiye ubwoba, yabonaga barushe, arababwira ngo nimuhagarike imitima yanyu, nimwizere Imana nanjye munyizere. Bamumenere ibanga, utaranyizera njyewe Imana yemereye ko guca imbere. Haleluya. Biragoye ko wazizera Imana utarabona n'amaso. Mbere ya byose izana umuntu mu buzima bwawe. Umva akamaro k'amasengesho. Iyo dusenze Imana itugirira ubuntu, yamara kutugirira ubuntu ikaduhuza n'abantu, bwa buntu bw'Imana bukatugeza ku bantu, abantu b'umumaro, abantu inyenyeri yacu yamurikiye, abantu inyenyeri yacu yakiye, yamara kubakurikira bakanezererwa uwo muco, ibyo bafite bakabitubibamo, atari uko tubibanyaze, atari uko tubategetse, kuko babyiyumvamo. Amen. Ndashaka gusenga n'Imana umuntu ufite ibyawe yiyumvemo kubikuzanira mu izina rya Yesu. Kandi ikimenyetso cy'uko ari ubuntu bw'Imana bubikoze nuko wa muntu ukubibyemo atagenda ngo akene, ahubwo akikubibamo arushaho kweza. Haleluya. Ikizakubwira kuba umunyamugisha, uzakugirira neza azagirirwa neza karindwi 70. Imana izamutumye, nta muntu uzakubibamo ngo asigare uko yaraje, kugira ngo abamubonye nabo Imana bakoreshe kukubibamo. Mbwira mwene se ngo singiye gusigara uko narindi, kuko Yesu yongeye kumvukiramo, amvukiyemo kandi inyenyeri yanjye iratse. Gira kwizera kandi inyenyeri yanjye iratse. Amen. Haleluya. Bwana sifiwe. Baramubaza batomo hatari bose ibyo uri kuvuga n'ibiki bimeze bite? Arababwira ati nimutuze mu rugo rwa data ku murongo wa 6. Amen. Ni ku murongo wa 2. Mu rugo rwa data hari amazu menshi, iyaba adahari mba mbibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahantu. Uyu wavutse ntiyavutse ngo birangirire. Amen. Yaravutse mu mahishuri abantu bw'ijuru, yaravutse akurira mu mwuka. Haleluya. Ndanangara kuri uyu munsi y'abaturiweho ngo ntabwo yagiye kunywa fanta nk'uko tugiye kubikora kwa bene data, ngo we akimara kubatizwa ijuru ryarakingutse. Reba ngo dore umwana wanjye nkunda kandi bishimye. Ubwa mbere mwuka we abamubonaga bamweretse ahita aza ku isi. Haleluya. Nyembere uyu munsi batizwe mu mwuka bikingura ijuru bikuvugeho, ubatizwe mu mwuka bikingura ijuru Imana igupande, bahita yerekeza mu butayu. Amen. Ajya mu masengesho, akora amasengesho, akora umunsi wa mbere yumva biraryoshe, akora uwa kabiri yumva biraryoshe, arakomeza iminsi 40 amaze kwambara umwana neza, amaze gukwizwa intwaro z'umuntu, amaze kuzuzwa neza umwana, ngo Satani utagira isoni ngo aramusanga yogatsinda, aramusanga yogahera mu gaba yawe, ngo Satani aramusanga, ariko Satani nawe ni feke, nta bwenge azi. Satani ngo amugere ntahagakije, ngo amugere ari kuriya ari binajamenya, aramureba abona arashonje. Reka mbwira iyo ushonje umuntu wese aramureba, amurebera mu mubiri amubonamo inzara, ariko Yesu we mu mwuka yari yahembutse. Haleluya. Hari abajya bakurebera mu mubiri bakabona uri muto, hari abajya bakurebera mu mubiri bakabona urasha, ariko Imana yari ikurebye. Amen. Ikakurebera mu mwuka, ikakurebera mu mpano yaguha, ikakurebera mu bushobozi bwawe. Imana nawe muhabwa imbaraga zo gutsinda Satani. Satani ati gushonje kandi ukabona umwana w'Imana wahinduye umugati buye, iribuye warihinduye umugati ukarya. Yesu aramureba mu mavuta menshi atuze, yanamusuzumiye ati wibeshye, ntabwo umuntu atunga n'ibyo kurya gusa, ashobora no gutunga n'umwuka we. Batugiye mu byanditswe, bahagaze mu byanditswe, reka nze kwereka ko nanjye nasomye. Satani nawe ashaka kumwereka ko yasomye, aramujyana ku munara, aramubwira ati none se ko handitswe ngo azagutegekera abamarayika bagusaba udasitarakuye muri Zaburi, ngaho simbuka uyu munara turebe ko Imana ibyo ivuga ibikora. Yesu ati kwa jina toka Satani, handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe.
murokore mu Kristo, gisoma ibyanditswe, gisoma Bibiliya. Bibiliya ni inyangangari, Bibiliya ni igitabo cy'ubwenge, Bibiliya ni ubwiru bwa kurokora umwanzi Satani yamuteza imitego. Umwami w'abamukira aho ngaho ngo Satani amwereka iby'isi mu kanya gato, aramubwira ati aba bantu ibintu byose ubona byari byabagura n'abanyazi, twasinyanye contract, bakoze handover, ubu twari Imana yari yabahaye barabungabiza, ibi byose ubona ni ibyanjye. Reka mubwire, nta kintu Satani agira, abantu nibo bagira uruhare rwo kumwemerera bikaba ibye, ariko twihagazeho tukabimwambura, twabimunyaga bikaba ibyacu. Kuko iyi si yaremewe kugira ngo ibirimo n'ibyuzuye byose bibe ibyo kurya by'umuntu, bibe umugisha w'umuntu, bimanire mu muntu mu ishusho yayo, kugira ngo ayobore ibiri mu isi. Ariko ikibazo cya none ntabwo tukiyoboye ibintu n'ibiri ku isi, ahubwo kubera kutamenya ubutware dufite biratuyoboye. Ariko Yesu nicyo yakoze, yaje kutwibutsa ko tutari abagaragu, ahubwo turi abaragwa, turi abana b'Imana. Satani ntabwo azatubasha, Yesu yaramutsinze, natwe tuzatsinda, kuko ariho nawe uriho, kuko yatsinze nawe uri umutsinzi, ndetse no kurushaho. Amina, haleluya. Ng'umwanzi abonye ananiwe kumugerageresha ibyo yakugeragereshaga, ngo aragenda amutega ikindi gihe. Imana ikumena imbaraga z'ikindi gihe, ubutaha tuzavuga ku kindi gihe, ariko uyu munsi Imana inyemerere ikumena imbaraga z'ikindi gihe. Bwana asifiwe. Icyiza rero mu kindi gihe, iyo bikomeye tumwikomezaho, iyo bikomeye duhagarara mu byanditswe. Dawidi abonye bikomeye, yamwikomezaho aramuhamya, aravuga ngo hahirwa umuntu ugufite n'imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni, iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baraka bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icyambika imigisha, ngo bagende bagwiza imbaraga, buri wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana Isiyoni. Umva Yesu icyo yakoze, iyo umufite n'imbaraga, aho waca hose aragutsindishiriza. Mufiwe, nyemerere dusenga n'Imana, dusabe Kristo yongera avukire mu buzima bwacu. Umucyo w'Imana ukuvire, haleluya, igukureho umwijima, akarengane k'abadayimoni. Mana mwijuru gukureba igisuzuguro mu izina rya Yesu, haleluya. Kuko wavutse Imana igusubiza ibyishimo, kuko wavutse Imana iguha andi mahirwe yo gutsinda ibyagutsindaga, haleluya. Kubwo kumukunda tujya tugabana, reka tube muri we niho hari ubwihisho, tube muri we niho hari uburinzi, haleluya. Dawidi yarabivuze muri 20 muri 91, haleluya. Zaburi, nguba mu rwisho rw'isumba byose, azaba mu gice gishobora byose, ngo ndabwira Uwiteka mu buhungiro bwanjye, uri amahoro yanjye, haleluya. Bwana asifiwe. Imana yumvise uko ayihamirije, uko ayizeye, mu murongo wa 14 iramusubiza ngo kuko yakunze akaramata, ngo nicyo nzamukiriza, ngo nzamuhaza uburame, kuko yamenye izina ryanjye. Kumenya Imana egare kurama. Ntabwo tuzapfa tuzarama, sibyo papa? Ntabwo tuzapfa tuzarama abakobwa banjye, ntabwo tuzapfa tuzarama abasore ba Yesu, tuzarama guhimbaza Imana. Nta nubwo tubereho ubusa. Pawulo yarabivuze ngo turaba yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo, haleluya. Ngiyo yirindije kugira ngo tuyigenderemo. Bwana asifiwe, haleluya cyane, haleluya. Kandi reka ngo nta jambo rye risi gusa, Petero yaravuze ngo nene naka hita ndipure. Bwana asifiwe. Ngo ni nk'itabaza rimurikira hacu z'umwijima, haleluya. Ngo ni nk'imvura igwa igasomya ubutaka bukameza imyaka mu gihe cyayo, haleluya. Ukeneye guhembuka, ukeneye guhembuka, emerera Yesu avukire muri wowe. Haguruka dutabaza Imana itwoherereze Yesu azukire mu buzima bwacu, avukire mu buzima bwacu. Icyamuzanye ku isi gishyike ku buzima bwawe, haleluya. Nzogera ku cyo yavuze, nzogera aho yambwiye, kuko Imana atari umuntu wibeshya. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, ifite ijambo ryanyuma kuri jye.
twese tugushimira kuri Imana y'uko musanga mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Cyane haleluya. Ndashaka gusengana n'abantu bashaka gukomera mu mwuka, bashaka gukomera bagakomeza Kristo, bashaka gutsinda ibyabatsindaga, bashaka ko Yesu avukira muri bo akavuka n'imbaraga zo gutsinda intege nke. Simvuze ngo umupagani, ariko hari ukuntu bamaze gucogora. Tera intambwe nsenganira, uzamura ikiganza muri ntacyo, uzamura ikiganza mu gusengera Imana. Natura imbaraga z'Imana ku buzima bwawe, nature gukora kw'Imana mu kubaho kwawe, natura Imana ziture muri wowe, igushoboze gutsinda ibyagutsindaga, igushoboze kunesha ibyakuneshaga. Haleluya. Ni muri Yesu nzira, ni muri Yesu nzara. Wuzuzwe kunesha, wuzuzwe gutsinda, aho bari bageze bacogora, bahagurukire, bambara imbaraga z'ubutsinzi, byiringiro bigaruke, manda imihamagaro yabo, bagendaga biguruneze, ni yake, inyenyeri yabo yake, kuko inyenyeri ya Yesu yatse kuri uyu munsi, abanyabwenge bakabimenya. Nasenze ngo buri wese wateranye, inyenyeri yo kwera imubeho, buri wese wizeye, inyenyeri yo gukiranuka imubeho, inyenyeri y'ubwami bw'Imana yake ku buzima bwe. Yesu ushimwe Mana ko wumva gusenga, ushimwe kubikoze, ushimwe kubiremye. Baravuze ngo biremwe nonaha, ngo si byigeze kubaho. Urakoze kubiremye, urabiremye kuri uyu mubyeyi wari urwaye, urabiremye kuri uyu bari basohoye mu nzu, urabiremye kuri uyu wari ufite ubushomeri, urabiremye kuri uyu wari ukeneye ishuri, urabiremye kuri uyu washakaga urugo, urabiremye Mana muri aya masaha, urabiremye uri gukiza indwara ndabibona. Urakoze kubiremye Mwami, tugukomeye mu mashyi tugushimira, kuturemeye amashimwe, aya mashimwe na yawe Mana. Amen. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo ni umwaka w'ubutsinzi ku ntambara buri wese yari ari kurwanya. Ni umwaka bizera Imana tugiye gutsinda ibigeragezo, ni umwaka tugiye gutsindiramo imitego y'umwanzi Satani. Mu rubyiruko hari intambara barimo, mu babyeyi hari intambara barimo, mu basaza hari izindi ntambara. Ariko reka nkubwire ngo intambara yawe siyo yanjye, intambara yawe ni ukwayo, n'iyanjye ni ukwayo. Burya reka nkubwize ukuri, umuntu uriho ku isi n'umwe ni wowe kandi ni njyewe. Nutimva ko ari wowe uhari, nutimva ko ari wowe uriho, abandi ntabwo bazakuberaho. Baho nawe mu bushake bw'Imana, baho nawe mu butsinzi bw'Imana, baho nawe. Haleluya. Mbwira mwene so ngo ni wowe uriho, muri Kristo uriho kandi uzabaho. Rero nawe ukubereyeho, niyo mpamvu Imana yemereye kubaho, ni wowe ukeneye. Imana ikeneye umuntu umwe wayishima, Imana
kwizera. Imana ikeneye umuntu umwe yatuma amena ikamugira sample yo gutsinda, nk'uko Mariya yabaye sample w'icyitegererezo akabyara Yesu. Yesu yaravutse ntazongera kuvuka, ariko reka mubwire itangazo rikomeye. Hari ikindi Imana yatuma kivuga ku buzima bwawe, kikazandikwa mu bitabo by'amateka bitari Bibiliya kuko yaranditswe, ariko Imana igiye kwandika andi mateka azatuma bazadukomokaho n'abazabaho bazavuga ngo habayeho umukobwa wubahaga Imana agakunda Imana imukorera, habayeho umugabo wahamije Kristo neza dore ibyo Imana yamukoreye, habayeho umubyeyi wizeye Imana. Haleluya. Habayeho umudamu n'ubwari umupfaka ikomeye ihambaye iri muzima w'Imana. Uwiteka Mana isumba byose, uri Imana, uri Imana ishobora byose. Impumyi iri imbere y'urusengero iratabaza, haravuga ati Yesu mwene Dawidi mbabarira ibyaha mbabarira. Iyi ni Ijuru TV, umuyoboro w'ibyiza.